Kazuba ni umuhanga kandi n'umwana w'umukobwa igihugu kizitegura umukinnyi mwiza mu minsi iri imbere. Ikindi cya mbere bagomba kwikuramo no kuza muri sinema bazi ko baje gutoragura amafaranga. Umuntu bita Ngenzi. Muzi muri Ryangombe. Ni inshuti yanjye nakuze mukunda kwa. Ntabwo navuga ngo nakuze mukunda kuko naye ndi mukuru ahubwo natangire kureba sinema nyarwanda. Nabonye ari umuntu ufite character nziza kandi amaproje maze gukinamo wenda ni nk'atanu. Uyu mwanya sindakina kwa Papa Sava, sindakina kwa Bamenya, sindakina kwa Clapton. So izo wenda nizo ntarajyamo. Ariko impamvu mubwiye gutyo yaba izo namaze kujyamo yaba nizo nzajyamo. Abantu umuntu ujya kwicara agategura proje. Bro ujye mwubaha. Nasanze irunga muri iki kibuga. Tsoke ngomba kumwubaha. Papa Sava ngomba kumwubaha. Baba bamenye ngomba kububaha. Usigaye ubona ko abapasiteri bambara udupana turi ku size akajya kuyobora kubwiriza ku gatuti yambaye neza. Rero hari ibyahindutse. Barabivanze cyane. Ntabwo umwimerera ari ukubambaye inkweto yarobotse. Oya. Of course mbaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ni Echo Bloom TV na wa munyamakuru wanyu Mr Muhanzi. Murambabwira ko ndi intare ndi ndahangarwa ndi intore ndi umunyarwanda. Of course ndi na diaspora ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye nkakunda mu dukunda mukanadukurikira umunsi ku wundi ku mbuga nkoranyambaga yaba TikTok, Instagram ndetse cimire cyane mu dukurikira hano umunsi kundi kuri YouTube. Ndababwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo kandi buri gitabo kigira page, buri page tuyivugaho ukwayo. Aka kanya ndi kumwe na page tugiye kuba atwiganiraho. Munyemerere mbanze mbahereza ikaze aho muherereye hose hanze y'u Rwanda ndetse na hano mu Rwanda, intara enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Ikaze papa. Ewana turishimye kabisa. Meze neza. Turashima Imana umwaka mushya. Mwaka mushya muhire. Hari abantu bose niba hari akantu ndambiwe, niba umugere niba nawe warakabonye akantu ko guhora mbona kuri stati, ndaca kuri Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook, kuri TikTok, kuri stati ngo umwaka ni mushya ngarika abantu bo baracyari babandi. Oya abantu ntibahinduka. Ahubwo barimo baraba babi. Oya. Abantu bari bakomeje kuba babi. Abantu bakomeje kurakara. Uyu mwaka ni mushya ariko abantu ntibahinduka. Ubundi baracyari babandi. Ariko ubundi batwemere nabo bahinduka bagahindukana n'umwaka. Wewe warahindutse se? Urebye nyine bisa nabyo. Ko nkuzo gifite ubwanwa n'uwo musatsi. Bisa nabyo arega buriyo tuvuga guhinduka ntabwo tuvuga inyuma. Mu imbere. Mu mutima no mu bitekerezo. Ariko bisa nkabyo kuko nahindutsemo. Turaza wenda kubyinjiramo tubiganiraho gake mbanze mpereze ikaze mbanze nanasobanurire umuntu uri kuri kamera ngira ngo wenda kuri Echo Bloom TV na amahirwe tugize ku kwakira ni n'ubwa mbere wenda uciye kuri platform ariko isura yawe si ubwa mbere bayibonye. Oya byo ndasanzwe kuri uyu muhanda. Kuri uyu muhanda yego barakuzi rwose yaba muri filme mu makinamico ndetse no mu rubyiruko akenshi njya nkubona Mwana mu bikorwa by'urubyiruko byinshi bigiye bitara ahubwo njya nibaza urubyiruko cyangwa umupapa ukijyana n'urubyiruko. Ndo umupapa nuko gahunda z'urubyiruko nyine ariko leta ibisaba wafashe ntarekura. Ari ngize ngo uri umupapa ukijyana n'urubyiruko. Oya. Ndo umupapa urimo kugana mu busaza. Uriya ni itegeka Garasiye. Ari umupapa ariko ukijyana n'urubyiruko. Oya ntabwo ari umupapa. Ubundi nyito umupapa nyine wenda afite uko abitegura umunsi nyine yagize urugo kandi kugira urugo akenshi burya ntabwo ari uko ufite umugore n'abana. Ashobora kuba afite abareberera ari bo bakimuvunnye wenda muri urugendo n'ubwana bataraganira nawe ariko ntibagahatira umuntu ngo kuba atarashaka ngo ntabwo yobuze inshingano ariko ushobora gusanga muvuna birenze ibivuna bafite ingo. Ubwo impamvu nari mvuze nyine ngo ni umupapa ukijyana n'urubyiruko urumva niba bavuga ko agize myaka irenga 40 kabageze 42 ariko ukaba ushobora gusanga yambaye inkweto y'umusore w'imyaka 18 20 myambaro wenda no nicyo waruvuze cyo kuba atari yashaka umugore baravuga ati ni urubyiruko. Oya birabyita kwisobanukirwa kuba kuba umuntu yambara kuriya ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ari urubyiruko
ni nk'uko kera twari tuzi ko abapasiteri ari uko bambaye amashati yacitse hano cyangwa inkweto yarobotse, usigaye ubona ko abapasiteri bambara udupantaro turi kuri sayizi, akajya kuyobora kubwiriza ku gatuti yambaye neza. Rero hari ibyahindutse, bakavuga ngo ariko ni naho byapfiriye, umwimerere wabo warataka. ndavuga abo pasiteri barabivanze cyane. ntabwo umwimerere ari uko bambaye inkweto yarobotse. si kumva ari bo bamenyekanyeho. nibo bamenyekanyeho kubera ko aribwo buzima bwari buhari, ubu rero bwarahindutse. kandi ntekereza ko wenda n'ivugabutumwa ririho uyu munsi ritandukanye n'irya kera. ni ukuvuga ngo ni umwuga cyangwa se ni umuhamagaro wateye imbere. si ugutera imbere k'umuhamagaro, ahubwo ko ibihe bigenda byigira imbere. ni nk'uko uyu mwanya abantu bajya kwiga teoloji hanze, ariko mbere ntawe wajyaga kuyiga, abantu baduhaga gakondo. unyemerere nkwakire nk'umukinnyi wa sinema, wenda n'ibindi bike turaza kubyinjiramo, ariko aka kanya ngufite nk'umukinnyi wa sinema nyarwanda. ubundi urugendo rwawe uhere ku mazina y'abantu babanze bayamenye, kuko urumva iyo mukina mu mafilime menshi kandi buri filime ugenda baguha izina. aka kanya uri muri Agahinda k'imfubyi, nkeka ko ariyo ndi kukubonamo cyane. ubundi amazina yawe bwite, ubwo turabwanira n'abari kutureba hano batayazi, n'urugendo rwa rutoya rwo kwinjira muri sinema, hanyuma dukomeze. amazina yanjye bwite nitwa Nshizirungu Vincent. ndi umupapa, ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. hari abamenye muri filime ya mbere bitaga Urugo rwanjye, nitwa Eric. impamvu nyikunda niyo filime nsa nkaho natangiriyemo, niyo yafunguye amarembo. hari abamenye muri filime bita Shenge, nitwa Ramba, nkoresha ururimi rw'ikinyamurenge. hari abanzi muri filime Inzira y'Umusaraba, nayo nkirimo uyu munsi, nyina nitwa Rurangirwa. hari abanzi muri Gahinda k'imfubyi, ndi Papa Kazuba. hari indi ndimo gukinamo uyu munsi bita Inyiturano, ndimo gukinamo nitwa Vincent. Ako Vincent niwe nicyo zina ryanjye. ni urugendo numva rutari ruto ukurikije na filime umaje kwakitingamo. bisobanura iki mu mwaka wa 2025? ni umwaka wasobanura gute? wahinduye iki muri kariyeri yawe ya sinema? ikintu cya mbere sinema nyarwanda yahinduye muri kariyeri yanjye, ubundi mu buzima busanzwe usibye sinema nyarwanda n'imisango y'ubukwe, ndi MC wabigize umwuga. ni akazi kanjye kantunze, hamwe n'iyi sinema nyarwanda nibyo bintu bintunze. ni akazi kanjye kandi ntaca ku ruhande ngo nsuzugure, kuko nta n'uwagasuzugura, kuko ni akazi kanjye. abantu bakibaza bati akazi kabaye akazi muri sinema, ariko mbere y'uko ukinjiramo ubundi wowe indoto zawe, dreams zawe zari zimeze gute? numvaga nshaka kuzaba umusirikare. indoto zanjye numvaga nshaka kuzaba umusirikare, ariko n'ubundi abakurebye hariya bashobora kutabyizera. utari we babyizere. umuturage wo muri karitsiye usanzwe tu. abandi umusirikare aba ari umuturage nk'abandi, wenda icyo abarusha abandi ni mahugurwa n'ibindi baba baramuhaye agendera turusha kurwanira no kwitanga birenze uko twitanga. uramutse unarebye abanyarwanda bose ubundi ni abasirikare. wigeze kuvuga ngo turi abakoboyi? uyu wambaye ikoboyi wese ni umusirikare, sikwize gusa nsigeze kuvuga mbere. nibyo nari mvuze nyine. ariko impamvu tubivugaho gutyo, uramutse urebye aho igihugu cyavuye n'aho kigeze, abanyarwanda barakoze. zari indoto zaturutse kuki kumva ko ugomba kuba umusirikare? ni uko papa yari umupolisi, numva ashaka kuzaba umusirikare. wisanga gute muri sinema rero? nabonye biza. uko ushobora gusanga umuntu ashobora kuba yarize biochimie nk'uko Mutaroka wabivugaga, uyu munsi ugasanga ni umunyamakuru. rero sinema cyangwa se iyi sinema nyarwanda, hari abantu benshi bayibayemo kubera ko ari impano yabo. kuri side yanjye ni impano, kandi nshimira Imana kugeza uyu munsi. akanya challenge wamaje guhura nazo uvuga uti byari ibihe bikomeye cyane kuba ngeze aha, narinjiriye aha.
ati iyo ntaza kugira umutima ukomeye cyangwa ntaza kugira aba n'aba bambe hafi izi challenge ntago mba aka kanya mba ndi Vincent cyangwa se ndi Eric cyangwa se ndi Rugwiro bazi. Ni urugendo rurerure ikintu najyaga nibaza ni uko umuntu ashobora gutegura projet akaba yatekereza kumpamagara yatse nimero zanjye zikuye ku bandi, ariko icyari kigoye cyane ni ukuba wakwihamagarira umuntu gushaka kujya muri filime ntakwakira, kandi ngo mingi yari ushobora kuhamagara akakurya sindi abugara ati bubyiyoreye emera nka ntuza ngo niba ari ya mpano ngo sinzi uwo yahamagara ngo ati ni ya mpano ngaramaza ngo ni yihe mpano ati ni yihe mpano. So rero nabwira abantu wenda bakomeza gushaka kujya muri sinema ni ukwihiringa no gukora cyane kandi bacika intege. Ibintu nka bitatu aka kanya umwana uri kuzamuka cyangwa ufite umutima wo kuvuga ati byanga bikunda ngomba kujya muri sinema, ibintu nka bitatu wambwira agomba kubanza kwitondera ku buryo agize amahirwe akagira umuryango umufungukira ewana bahita bavuga ati uyu niwe twe twarabuze. Ikindi cya mbere bagomba kwikuramo no kuza muri sinema bazi ko baje gutoragura amafaranga. Amafaranga abamo kuba arimo ni kimwe no kugira ngo uba ufite izina rituma ayo mafaranga azana ikindi. Bisaba kuba waramaje kubaka izina kugira ugire ayo mafaranga. Uyu mwanya bisaba kuba ufite iyo mpano ngo uhite uyabona. Uyu mukobwa se impano nigeze abantu bose bafite impano areka. Nese uyu mwanya kuba mbonye yuzuza arena nuko nta bandi bahanzi baharise ko batayuzuza. Rero bivuze ngo mbonye nayo kuba ageze hari uyu munsi hari icyo yakoze. Uyu munsi rero kuvuga ngo urinde wongeye gutekereza ngo uze muri projet nuko hari icyo wakoze. Twaravunitse nyine kugira ngo uyu munsi tuba tugeze aho tugeze. Ubwo icyo ni icyambere agomba kuza adafite umutima wo cyangwa se irari ry'amafaranga mbere yuko ashaka izina. Impamvu mvuze gutya babyumve neza, hari umuntu uvuga ngo ngiye nabuze akazi ndashaka kuza muri sinema. Never. Icyambere nibyo wenda ufite iyo mpano ngo iyi niyo mpano ibanza igaragare. Nigaragara ejo umuntu azatekereza avuga ati nkeneye wa mwana wakinnye muri la filime kubera ko hari aho wamubonye, ariko nuzi uvuze ngo uje gushaka amafaranga biragoye. Icya kabiri, ikindi kintu cya kabiri ni ukuza ugakora uduhozaho utarambirwa kuko isohoyemo akarenge abandi bagashyiramo. Ni uguhora focus. Icya gatatu ukaza ugakora ibintu bikunze atari uko abandi babiguhatiye. Ntazire mu kigare ngo nuko nabonye ngo Vincent ngo yarahiye ngo nabonye na Irene yaramuhaye ikiganiro ngo nanjye buranata namamara agahita aza. Ntabwo napfa guhamagara umuntu ni nkuko nawe udapfa guhamagara umuntu. Yego uyu mwanya kandi ndagushimiye ko wanyemereye ko byiza kubera ko impano cyangwa se ubuzima bwa sinema cyangwa showbiz muri rusange ntago ngewe ndebera ngo uriyo muntu ngo ni uri kumurika buri muntu wese buriya n'umuturage usanzwe aba afite ibidasanzwe mwaganira kandi bikagira icyo bimarira rubanda nyamwinshi cyangwa se society nyarwanda muri rusange. Yego hanyuma twinjire muri 2026 n'umwaka utangiye gute, nizihe ntego muri sinema noneho urasoza uyu mwaka bimeze biti? Ntego ya mbere mfite no gukomeza gukora aho naringereje ngakora nta gusubira inyuma. Imana nibishaka ubuzima bukomeze. Mu mateka yawe numvishe cyangwa se nabonye kuko ngira ngo ndi umwe mu bantu bashobora kuba bakuzi nubwo atari cyane, ariko njya ndeba bimwe mu biganiro nka kimwe cya wenda cyamenyekanye cyane cyo kwa Irene muri Ndabi, hari amateka yawe yihariye wenda ntago nshaka ko tuyinjiramo, ariko hari icyo yasize muri wowe ndetse akagira n'icyo aba agutera cyangwa se courage agutera yo kuvuga ngo byanga bikunda niba narabuze ibi nanjye ngomba gushaka ibi nkabibona cy'abana banjye bakabona ibi. Imbaraga za mbere nuko ngomba kubaho kandi neza. Ibyo rero mbitekereje bimfasha gukora cyane kugira mu muryango wanjye ubeho utazaba mu buzima nabayeho, cyo kiba gihagije. N'amateka wenda abantu batazi ariko wenda reka nyavuge na amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994.
urwo rugendo wahuye narwo cyangwa se ayo mateka hari aho yigeze akuzitira mu rugendo rwawe rw'ubuzima wenda mu kazi se mu mibanire n'abantu runaka hakagira aho ubura amahirwe kubera ayo mateka? Ntabwo navuga ngo harahari, habaye hari n'ahashatse kubaho naba narinaniwe, ahubwo iyo mbitekerejeho cyane bituma ntasubira inyuma, kuko aho navuye niho habi kurushaho ndimo kugana. Uyu munsi dufite igihugu cyiza, dufite ubuzima bwiza, uyu munsi mfite umuryango ngomba gufokasinga imbere cyane kugira ngo umuryango wanjye ubeho neza. Byagufashe gutsinda ayo mateka, ukaba warabashije gutera intambwe ukaza muri sinema ukakora ubuzima ukaba uri umupapa, kugira ngo uve muri iyo ntimba nihe ntambwe nibihe bintu byagufashe kugira ngo aka kanya tube tukubona nka Vincent wishimye uri kuganiriza abantu kandi hari inkuru ibabaje ikomeye cyane waciyemo? Ari amateka ntabwo tuyasiga, atubamo ahubwo icyo dukora ni ukuyorosa. Uyu munsi amateka yanjye aroroshe muri njyewe, ntabwo navuga ngo narayasize kuko ntawe usiga ikimwirukankana, ahubwo n'ikikurimo ntabwo ugisiga, ahubwo ibintu byombi ugendana nabyo, ahubwo ukagenda umenya uko ugenda upunguza urugendo rwo kugira ngo byihute. Vincent rero aka kanya turi muri sinema nyarwanda, hari abo wasanzemo, hari naho wumvaga nawe ushaka kugera. Aka kanya navuga ko ugeze hehe, ushaka kugera he, noneho aho ufatira icyitegererezo muri iyi sinema nyarwanda ni bande? Ngiye aho nshaka kugera ntabwo ndahagera, niyo mpamvu nkirwana cyane muri sinema. Ndavuga muri sinema nyine, urwego numva nshaka kugeraho sindarugeraho. Uruhe? Nese uyu mwanya abaterura amawadi twe ntitwayaterura se, natwe yatubera. Wenda umunsi umuntu nawe yashyize mu kiganza, aho Imana izabinyuza n'ihazi, ariko niyo mpamvu umuntu akomeza gukora cyane. Akaye mu Rwanda ntuyasengere, yo mu Rwanda yo rwose n'ejo bundi. Ndashaka kubanza kwakira yo mu Rwanda, ubundi akomeza nayo nkayakira nyuma. Ngewe ukuzi unakureba n'abandi wenda bakureba, navugaga ntuyasengerayo. Ntawimenye. Yego. Hanyuma rero mu rugendo rwa sinema hano mu Rwanda byaga bikunda utamazemo igihe kinini cyane, hari abo wasanzemo, mubo wasanzemo wenda navugamo ba Clapton Kibonke, abo banitegeka Garasiye, base buri koko nyine babamenya, ba Ketchup nubwo mbona bo baritayarinze, baba Havu n'abandi benshi barwasa bitahiye, hari benshi. Wowe winjira muri sinema warabarebaga byanga bikunda, hari filime wajya gureba z'inyarwanda? Najyaga nzireba. Ubundi umuntu bita Ngenzi, muzi muri Ryangombe, ni inshuti yanjye nakuze mukunda kwa. Ntabwo navuga ngo nakuze mukunda kuko nawe ndi mukuru, ahubwo natangire kureba sinema nyarwanda nabonye ari umuntu ufite character nziza kandi numvire bakamutinya cyane abantu. Icyo nicyo nkunda. Ese izi ntuza mukina, zisene mukina ziba ziri seriye mu kuntu, cyangwa se bakaba wenda nka character yo gukinira umunyamahane, nta hantu zijya ziba zitiriyo mu gihe nk'ahantu muri audience nka gutya uri nkaha cyangwa wibereye nkandi mu bukwe, umuntu akaba arakubonye akibuka ko wenda ari nk'umuntu waciye nk'umutwe cyangwa wagambane cyangwa ibintu nk'ibyo, nta hantu zijya ziba? Ntabwo zabura, ariko icy'ingenzi ni uko uzi ko ibyo wakoze byari inzira urimo kwereka abantu, atari ubuzima bwawe busanzwe, ubirenza amaso ugatambuka. Muri make character ubwo warakinye iba yarageze kuri ba nyirayo. Ntabwo yabura. Yego. Ubutumwa umuntu aba ashaka kubaha bamaze kubwakira. Muri sinema nyarwanda bati ni kinamico, abandi bati ni filime, ahubwo ni uburyo mwebwe mutari mwabyandastanding. Wowe ugiye gusobanura umuntu ukifite urwo rujijo rwo kuvuga ngo ni filime, ngo ni kinamico, wamusobanurira gute kugira ngo abyumve? Abajya bafata ikinamico bitandukanye na sinema, ko nta mashusho ayandi nta mashusho. Uyu munsi umuntu ukina ikinamico ica kuri radiyo, nta muntu wireba. Uyu munsi umuntu ukina sinema nyarwanda
amateleviziyo menshi acishaho aya mashusho uwo muntu akagaragara. Rero ntekereza ko naho bigeze ntabwo ariho abantu babitekerezaga, ngira ngo twabitangiye dufitemo abantu bato gusa nta muntu mukuru. Ariko uyu munsi iyo tubona dufitemo abamama Zuru, ba Nkota, usanga ari bayirunga, usanga ari abantu bakuru kandi babaye nk'aho batwugururira umuryango, bituma n'abanyarwanda uje bari bafite akenshi urushiraho. ntondekera rero abasinema barijindi se cyangwa wenda abakurusha intambwe iri imbere ho gato yakuri wowe ubona ari bandi babandi wicara ukavuga ati aba nanjye ndutanga award nahera kuri uyu niba ari 5 nka zero ubwo ndavuga top 5 y'abakinnyi ba filime hano mu Rwanda ureba nawe ukavuga ati mbaye mfite filime cyangwa se ngiye gutanga award ari njye mu judge aba rwose nazi bantajijinganyije ntitaye nguri yangara muto cyangwa nta muto. Kiragoye, ntago kigoye kiroroshye. Impamvu mvuga ko kigoye, ubundi umuntu wese watinyutse guhagarara imbere ya kamera n'umuhanga. Umuhanga. Ariko ubuhanga ni bwinshi. Kuko impamvu mvuga ngo ni umuhanga, njyewe uyu mwanya nta projet yanjye ndakora, ndacyakora ama projet y'abandi. Rero abantu bose bagitegura projet bakampamagara, respect. Muri ubwo buhanga nyine nibo nshaka ko urumva byanga bikora mu wa mbere haba mabambere. Kuko uyu mwanya impamvu mubwira gutyo, ama projet maze gukinamo wenda ni nka5. Uyu mwanya sindakina kwa Papa Sava, sindakina kwa Bamenya, sindakina kwa Clapton. So izo wenda nizo ntarajyamo. Ariko impamvu mubwiye gutyo yaba izo namaze kujyamo, yaba nizo nzajyamo. Abantu umuntu ujya kwicara agategura projet. Bro ujye mwubaha. Reka tuvuge ko bateguye projet rero ndumva ukomeje kugikwepa. Aho tuvuge ko bateguye projet. Mvuga ko atari ukugikwepa, uko uyu mwanya ntabwo nakubwira ngo uyu mwanya kuvuga ngo wenda nasanze irunga muri iki kibuga. Tsoke ngomba kumwubaha. Papa Sava ngomba kumwubaha. So bamenye ngomba kububaha. Rero niyo mpamvu nabwiye ngo ni benshi kuko keretse ubu ngubu ntuza projet itaravuka, ariko izavutse zose ndobije kuzubaha. Ni umwuga twavuga kurimo amafaranga cyane ko mbere watangiye uvuga ati ntuzamo ntuzi ushaka amafaranga, aka kanya ubwo tugiye kuvuga ku bikorwa amafaranga menshi ushobora kuba ugiye wakiriye umaje kwakira kwa ntago mvuze ngo uvuge ngo mfite inzu n'imodoka n'ibiki ko wavuze ko utunze umuryango byanga bikunda kandi ukavuga ko sinema ariko kazi byibura mbwira uti hagati y'500,000 na miliyoni hari ayo nakuyemo byanga bikunda nkoreye ku munsi cyangwa amaze gukorera ku munsi nka 500 ku munsi. Hari umunsi wabyutse uragenda senyisa kaye kubite karangira amafaranga ukayacyura. Challenge wigeze guhurira nayo kuri tele kavuga ati mara nyagase nubwo banyishyuye ndumva nata ari ahubwo nukuba wahamagara umusitari ngo muvugane byari imbere ariko akagukupa. Ari mukorana ushaka gukorana ushaka ko yagukoresha. Okay, uri nko kumwakazi. Aha, Vincent tusoka hanze ya sinema wowe ugiye widagadura gute? Yenda umufana wa APR. APR. Wango hanze ya sinema uri umukunzi wa sport muri rusange. Mu mubiri wose. Wese ugerageza gukora ntizi gukina. So nakinnye football, nakinnye handball, nakinnye karate. Wowe iyo wababaye wumva gahinda kagushenguye cyangwa hari umuntu mugiranye utubazo ubihandoringa gute? Ni biki bigukorera kugira ngo ubihandoringa ibyo bibazo? Agenda nkakina BR bita birangira. Agahinda kakamarwa na ndagera ngakina BR. Nzi ko uhitwahamagara madame ukavuga ati ncuririza utuzi ndaje ubu nkandira unkora ka massage. Oya buriya ufashe uburakari wiriranywe ukajya kubibwira umugore urimo kumukoreza umutwaro kandi utari ngombwa. Abana rero bawe ubifuriza kubiki? Impano bafite bo ubwabo imikurire yabo n'izabaho icyo bazabacyo.
ngira ngo wenda twasoza ariko tugasoza utanga impanuro ku rubyiruko muri rusange kubera ko hari byinshi uwaciyemo, hari n'ibyo uri gucamo, hari n'ibyo uzacamo. Urubyiruko noneho rw'u Rwanda muri rusange, rw'igihugu muri rusange, twitware gute? no gukora cyane byonyine kwaranga abakora ngo bakayakatisha ku ruhande bamara kuyabona. oya ubundi buriya amafaranga yose wakoreye ntekereza ko icyo wakoresheje n'icyo umutima washakaga ntuzarogerete. Ikipe ya APR ngo yatsinze ejo bundi ibitego 4. oya rurana urucabana yari ni intsinzi itanga icyizere ko shampiyona tugiye kugira gutya n'ubundi muzayitwara. oya ubundi ibikombe byose bicaracana nta nyiracyo wundi uhari ni twebwe. Mwe kipe isigaye mu Rwanda none sari ndi hari cyo kuzugereranyije wafata wenda nka polisi gafata hasi Kigali ndi azo zagerageza ariko ntago wavuga reyo. Sene yigeze kukugora? Sene yigeze kungora niyihesera ibaye hari yarangoye ntago nabona arikoza uko amasene yose bamanda yakora. Ukina mu gahinda k'imfubyi, ukina n'umukobwa witwa Kazuba ndetse unitwa Papa Kazuba. Kazuba ni umuntu usobanura gute kuri tele muri gukina filime? Twebwe tumubona already mwarangiye ku actinga beditinze, ariko kuri tele ni umuntu duhishurire Kazuba wundi twebwe tutazi ari kuri kamera no muri screen zacu. Wowe umuzi kuri tele, mubana muvugana muri kwitozanya uburyo muzakina, ni Kazuba umeze gute? amagambo abiri, Kazuba ni umuhanga kandi n'umwana w'umukobwa igihugu kizitegura umukinnyi mwiza mu minsi iri imbere. Sinema nyarwanda. Urakoze cyane namwe. Urakoze cyane. Yitwa Vincent ndetse ngira ngo muzi cyane no mu zindi filime. Ubwo mboneraho no gukomeza kubabwira ko mwagenda mukamusapotinga muri iyo filime yitwa Agahinda k'imfubyi. Indi haryo wavuze Inzira y'umusaraba, yuri gukina nanone inyiturano. Inyituranyo. Ubwo ni filime zindi nazo mugomba kwitega, tujye dusapotinga impano zitandukanye. So ndabashimira cyane mwe mwaduhaye umwanya tukaba tumuranye aka kanya kose turi kuganira nawe byinshi, ngira ngo murabimenye. Ubwo n'ibindi mutari mwamenya nabyo muzabimenyera ahandi, cyangwa tuzongera tunamugarura ikindi gihe kubera ko turi mu myidagaduro, turi mu makuru, nawe ari muri sinema. Ejo ashobora no kuba yabaye umukinnyi cyangwa umutoza cyane ko numvise ko akunda siporo. Reka rero ngushimire cyane we wanyemereye tukabana. Je ni umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi, ni Ecoblom TV. Buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo, kandi buri page tuyivugaho kwayo yari page ya Vincent. Ndabashimiye cyane. Kuri kamera ndi kumwe na Zebra Switch.